Kenya aho uyu munsi M23 ikontorora bivugwa ko nako nta nubwo bivugwa niko kuri ko bahashyize embassy yego ariko nanone bigateza ikibazo ati gute ko bishoboka yuko iryo kosa ryabaho uyu munsi M23 atari leta gusa tutohereje na ambassadeur uzamufasha igoma ntabwo Kenya yakwibwiriza gukuraho konsili y'igoma kuko burya kugena ambassade amakonsili biterwa n'ubushobozi bw'igihugu ntabwo ari igihugu cyoherejwemo mu intumwa ngo nicyo kizabyemeza kirabyemeza ariko ntabwo ari cyo kibigenera ikindi gihugu niyo mu bukungu bwa Kenya igifite gufungura amakonsili igifite se cyangwa gusubiza abayobozi aho bahoze ikibona yafodinga konsila yayo irigoma ni impamvu zabona umukuru w'igihugu yakira abadiplomate akabakira n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga bano bantu bafite nabo competence diplomatique niba rero Croix Rouge ifite ibiro igoma ikaba yashyira zirambaye z'abasirikare ikazishyira Kinshasa ubutegetsi yego iyo prerogative ya Croix Rouge barakomeje ifite level y'icyubaro n'agaciro bya ambassade sibyo cyangwa se ambassade yungirije n'uwa Kenya zakora ajye mu nyungu ze yego sibyo yakora akajya mu nyungu ze na cyane ko amabwiriza ayahabwa n'ubukinshasa kandi ubukinshasa uri kumwe nande muri conclave yabereye Bujumbura uriya General Nyagajeff wari ukuriye ingabo za Yakraf hariya muri IDRC ukuntu perezida Kisekedi yamutokinze imbere ya perezida wiwe William Ruto inama irangiye akajya mutunga n'intoki uriya mu general yageze hariya igoma mu buyobozi bwa Yakraf zangabo za East African Regional Force hashize igihe gito aranegura arigendera haza wa wundi wamusimbuye so biriya nabyo ntabwo ari ubudiplomate kuri Kisekedi Kisekedi ni ubudiplomate mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutokinga umujenerali imbere ya ami komanda wiwe perezida ahibereye buryo wamutokinga wamuhamagaye mu biro byawe ariko ugomba kumuha igitinyiro nk'icyo wa perezida mugenzi we bahagararanye kuko burya niwe cyita rusange muhagararanye mutabonye ikikavaringa amafaranga igihe cyamaze kurangiza yabona cyo kwishyura imyenda abantu bose mbega amafaranga wari ufiteyo ukajya kuyaklaiming usanga ariho kandi leta itayarekuye amabanki yo muri Kenya ngashobora kuba ari tayari yo kugira ari tayari kugura ibyo byose izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage Kia Niro Kia Sorento Kia K5 Kia K7 Toyota Prius Toyota Camry Toyota RAV4 Toyota Corolla Altis Toyota Vios na Toyota Yaris aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bakuzi bacu turabasuhuje amerereye mu mpande zose z'isi abakunda ibiganiro tubagezaho kuri Gasaro News turabashimira cyane no kuri Imana ibahumugisha ndetse mukomeze munakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi muri iyi minsi no kuri ndabashimiye cyane mu minsi 3 itambutse mwagerageje kureba ibiganiro byanjye pe nuko iminsi ya mbere 3 yabanje mwe mwanzi kure ibiganiro byanjye nayo ngiye kwigendera ariko byahise bituma mungaruje kosha Gasaro rwose umwana mwiza waramtse Marsha mwiriwe Sandrine umeze neza umunsi nzaba meze neza ntuzabimbaza ego shangiyewe ndumva akakorora gashaka kuba kanyatatse nanone sinzi impamvu kaje nderuka nanyirwaye n'ubu ngubu klima ni ikibazo kuri nje oya utinya ibinini njyewe sha warabinyoye se cyagihe ntago namwe wa muti wowe muti askorire nyivuge sinayinyweye nkanakira ariko narakubwiye ira askorire ishobora kuba itari hwanye n'inkoro urwaye kandi yaranyijije ni Imana yagukijije ariko mana we uri uvuga ngo habaho amoko 3 y'inkorora ayingenzi nabere iyo bita inkorora expectorant ukorora n'inkorora yakaye hakaba n'inkorora za ninjoro akenshi ariko niyo yakaye za ninjoro iyo bita tunogitrin I think urumva
rero abantu bamwe b'abaganga baranabyitiranya n'abaganga ubwabo ntibajya babimenya. Sinamenya ngo urwaye ariko nakubwiye ko bidahuye, niyo mpamvu yagarutse. Nuko mbese hari igihe gishize umva gusobanura impamvu kiriya gihe cyari klima. Uyu munsi rero nabwo kubera klima ngiye nikomera, iyo klima yahindutse tujuru ndwara inkorora. Urwara inkorora. Yego. Hanyuma ugira uruhe ruhare mu kubungabunga ibisoro rw'ibinyabuzima kugira ngo ugira uruhe ruhare mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima kugira ngo nyine klima idateza ibibazo. Urusobe rw'ibinyabuzima nyine kugira ngo klima na environnement bitagiraho ingaruka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ni ikihe gikorwa ukora cyahindura intuze cyatuma klima nyine iba nziza? Ntuta amashashi, nturatora iyo uhuye nayo uducupa twa plastique buri kimwe cyose. Ntabwo nakora iryo kosa. Mbonye n'uyita namubwira nti nyaboneka sigaho. N'umuntu uta ibintu mu nzira. Kimwe n'ukuntu nanga umuntu ucira mu nzira. Ntabwo ari byiza. Urumva rero kiremwa muntu, twebwe muntu nyine turimo kugenda twangiza isi kandi tubyita iterambere. Yego. Tubyita iterambere, urabona imisozi myiza twari tuzi iriho amashyamba abantu bahumeka irimo kubakwa, ibyo babyita iterambere. Ujya ubona za Nyamirambo bita za Kitabi abantu baba batondagiye mu Kigali. Hari na projet nigeze kumva ariko ubanza ari nk'igihuha yuko Kimisagara bazayitera ishyamba kugera kuri kaburimbi. En fait ruguru y'umuhanda ku Kimisagara side ya ruguru y'umuhanda nubwo munsi y'umuhanda nta bantu bahari kuri Mpazi. Hakwiye guterwa ishyamba kugira ngo ubyumve neza. Abantu b'Inyamirambo zaragweza amenyo. Mbega wegere Baoba ntari hose umwuka bahumeka ntago ari umujyi w'ahantu hirya bahumeka. Bahorana umwuka mwiza, bahorana imbeho, bahorana buri kimwe cyose. Rero iterambere ryaraje, abantu barasenya ibikorwa remezo, barasenya amashyamba, baragira gute? Ariko ni impamvu klima irimo kuduhindukira nk'imvura mu kwa munani dore ko yananyagiye yose. Ntabwo byumvikana uko imvura igwa mu kwa munani ingana gutya. Biratangaje. Kara kavura kabikira Mariya, none ubanza hajemo iya Bikira Mariya, hazamo iy'umuhungu we, hazamo iya Petero, hazamo iya Paul. Niya nyina wa Yesu. Paul mutagatifu bose. Ni foreign imvura. Ariko bana yanjye masha. Weekend yagenze neza se. Weekend yagenze neza cyane. Cyane ariko kuko nararuhutse bihagije. Ntabwo rize ngenda kandi numvise byari bikenewe. Sha mana yanjye. Ngiye weekend yambereye nziza ariko ndarushye. Ntiwaruhutse. Nayigizemo gahunda nyinshi. Ziheze gusenga se? Nabyo birimo. Gahunda nyinshi se zahe? Gusura abantu, kujya mu anniversary y'abantu bujuje imyaka myinshi babana, y'urugo, gusura abarwayi. Nagize gahunda nyinshi y'urugo. Ku rugo rugira imyaka myinshi 10 n'ingahe. Imyaka 10 n'ingahe bubakanye. Abantu bakwiye kuziza iyo sabukuru kubaka ntibyoroshye. Kabisa n'umwaka umwe uhagije kugira ngo mutumira abantu, kuko urumva abantu dutumira abantu mu bukwe nako bakadutumira mu bukwe. Hako ukabona isheni iracitse. Ariko kujya watumiye abantu imyaka 5 ishize 10 gashira bakaza bakareba aho mugeze. Burya na album, foto album kandi irahinduka. Yego. Wari mu ivoire murongorana. Yego. None mufite hungu na kobwa mu myaka 10 n'urugero, cyangwa se mufite hungu cyangwa kobwa gusa 20 n'itanu mushobora kuba mushingije cyane. So nuko updating umuryango kandi igihugu cyose n'isi turimo byubakiye ku muryango. Yego. Buri isi hera kuri babiri bahuje umubano. Umuryango wubahwe rero namwe aragiye anniversaire nk'iyo ngiyo. Yego. Nubwo musigaye munyibeta ibyo ntacyo ntabwo nyine byambabaza gahoro. Ariko birakubabaza. Azi ko tujyana ahantu henshi. Mwadukanye ibintu byo kuzi. Kuri ya tariki ejo bundi. Nzaguhoza amarira. Nanjye nzaba no kwesha. Suyizi ya yidi. Nzaguhoza amarira pe. Urimo kunshira amanega nk'aba musaza w'ikarangazi wabwiye umuhungu ati tudore ati yabyaye izi kandi ari kuri telefone muri expejo shabi byari vugisha ukuri seriye pe. Ariko niba atari ibanga uri muri turudaje kubera urimo kujya mu tuntu tw'abatinizazi mu myaka 14 n'itanu nigemo n'abantu bakuru. Simvangiye expo ngira ngo na PSF ntiyatwishyuye
karaka nese imyaka ngene kutajya muri expo marisha kugiye kugura ibikoresho by'ubwubatsi muri mu makenkayori kureba ibishyashya n'iki ariko se expo bura n'ibintu by'abakuru koko ntabwo ari ibintu by'abakuru ndabizi bihera ku myaka ingahe bikarangira kuri ngahise bihera ku myaka ingahe bikarangira kuri ngahe numve ke ntabwo nshaka kubisetinga nk'ibiriho kugiye rwose mperuka muri expo ya Saint Andre ubwo wari ufite mu myaka 10 na ariko baba oya 20 ariko yari mitoya kuko ngewe kubera strago hari ibintu umuntu avuga imyaka imwe akaba yikuyeho nk'imyaka umuntu yarushye akaba yikuyeho ariyo nyene nkuraho urebye nari muri 10 ariko mu ndangamuntu harimo myinshi none wagiye muri expo wagiye kwicunga mu myicungo nese urumva icyo gihe ntenda kungana nawe igihe nibwo nakabikoze wese ari wapfushije ubusa ko mwavutse ku ngoma ya Paul oya mvuze nyine iki gihe mbirimo nibwo nakabikoze ko sindakura byo kutajya muri expo nyine urimo turudaje nibyo nakubwiraga turudaje nuko ahubwo bagucunga udakina gatereze oya n'abantu bakuru bajyamo ukiyuka hakaba ari ibyo wareba hakaba ari ibyo wa fine wabonyemo iki kiri nuza innovation nta kibazo agatambwe gato wateye ikintu cyagutaragitinze kiri attractive kuko ejo byari mu kurangira byari biteye ubwoba ku buryo navuyeyo bafunze ngo abantu babe baretse kwinjira pe ubwo wabonyemo ubwinshi bw'abantu unabonamo yuko hamaze kuba hatoye byari ku munsi wo kusoza wabonyemo ubwinshi bw'abantu nyine byari bikabije kugira babone parikingi byari bigoye ubona ko noneho ubwo expo ikeneye ground nini utajya gupapira ntuze parikingi iriya expo bavuze kuri kuyikosora no kuyubaka igahanga ni ukuri pe ni ukuri imyaka 20 irashize giye marisha 2028 I don't know 2010 na kangahe urabona 2008 hafi aho ngaho ikibanza cy'igahanga bakibonye kera ariko PSF y'u Rwanda birakabije masha umva ntacyo mfa na PSF urumva ariko PSF y'u Rwanda yisubireho hakora leta hakakora inzego z'ubuyobozi ariko urwego rwikorera ruri mu bunebwe bukomeye cyane PSF abakire bose bo mu Rwanda baraniwe kubaka ahantu igahanga babahaye baberekeje kuva Rwandex kugira ngo ugereyo byafashe nk'isana igice PSF imeze gutya mu Rwanda government nibiragerageza imeze gutya ibaze kandi buri abahanga bavuga ko iyo guverinoma isiga abikorera mu myumvire no muri speed kiba ari ikibazo kuko guverinoma ntabwo icuruza isetinga policies iyo policy yo kwimura expo imaze imyaka almost 20 ariko PSF iraho ngaho gusa bameze nk'abantu basinziriye bari mu bitotsi barakize barakira PSF y'u Rwanda iri mu kimwaro gikomeye nta kibazo mfite niba bumva wenda umuntu abana bavuze bitari byo bajye bareka abantu babiganireho iri expo tuniyo point turiho ubwanjye nabyumvise mu matwi yanjye ntabwo hari hasi imyaka 20 ikibanza cy'igahanga nahari bafungura nagiyeyo urumva bafungura nagiyeyo expo yahereye muri za Saint Andre ijya muri za Lycée de Kigali I think iragenda ijya kuri stade urumva abantu bagiye yeshoboze twandikira muri comment ndabizi ko bahari byageze igihe ariko mu Rwanda twagera ahantu umuntu azana amafaranga ye akabura parking akayajyana none si yubuze parking ntujyana amafaranga yawe byari biteye ubwoba si ukubeshya mu Rwanda hari isoko rikomeye niyo mpamvu baka igihugu gitera imbere gifite na potentiality yo gutera imbere kiba gifite abaturage politike y'u Rwanda centeringa ku muturage yego hari ibihugu bitagira abaturage muri nka Central Africa rutugana nk'inshuro 40 ikagira miliyoni 3 ntabwo baragira na miliyoni zingahe kirimo abasaza abakecuru n'ikindi cyumva nta baturage bafite gutera imbere kwabo kuragoye none u Rwanda abo iyo crowd yose wabonye nibo bakiriya nibo bakozi buri kimwe cyose so PSF irakaruye amaso gusa barahiba ikibanza ntiyubaka aha rubanza bibwira ko kugenda udahashye hari uwo byungura seriously Perezida Kagame azabahe deadline yo kuba bamaze kubaka iriya ntuza kandi wenda nubanza be bategereje kuko abaturage baravuze bari ibyo byararangiye twikomereze mu makuru rero nakabaga gaciyemo marishaho nabobonye muri Kenya aho uyu munsi M23 ikontorora bivugwa ko nako nta nubwo bivugwa niko kuri ko bahashyize embassy yego ariko nanone bigateza ikibazo ati gute ko bishoboka yuko iryo kosa ryabaho uyu munsi M23 atari leta reka duhere kuri icyo kintu uraza kugenda utwunganira ubibona gute ubona byaratewe n'iki ko bahashyira embassy kandi ari utuduce uyu munsi control amakuru burya amakuru agenda ba developed akagenda ava mandi yego au départ leta ya Kenya
ibyo bijya kuvugwa perezidansi ya Kenya State House yasohoye itangazo ryerekana uburyo ki yashyize mu myanya yanagennye abantu bashya muri za ambasade zayo na za ambasade zungirije ibyo bita konsila. Urumva? Noneho ntabwo ibyo yabikoze kuri DRC peke yake, yabikoze ku bihugu byinshi cyane. No kuvuga abadukurikiye bumve ko Kenya nta kintu yakoze kibasira Kongo Kinshasa yonyine cyangwa kifakasingaho. Ibyo yakoze yabikoze ku isi yose. N'aba ambasaderi benshi, n'aba ambasaderi bungirije benshi ku makonsila, urumva? So icyo kirakemutse. Icyo ni icyambere. No kuvuga ngo ko washinja Kenya ko yatagetinze DRC ku kintu cyangwa kiriya, ntabwo ibyo byafata Kenya. Icyo ni icyambere. Icya kabiri rero navuga, twaje kumenya ko n'ubundi konsili ya Kenya igoma irahasanzwe. Ayo ni amakuru mashya nayo. Gusa urebye kuri Wikipedia ntabwo uyibonaho. Ariko konsili ya Kenya irahasanzwe nkuko n'i Burundi yabaga i Bukavu, abantu basa n'abatabizi. Gusa byo ndanibizi, ariko imaze igihe gitoya. Ntabwo ndabibona gihamya ko konsili ya Kenya muri Goma yari isanzwe. Niba rero sipozo ke isanzwe kuhasetinga ambasaderi mutoya yaba asubiriye wahavuye cyangwa asubiye mu biro bye, it doesn't make news kuri iyo sanse. Ikigize amakuru ni iki rero? Dugarutse kuri Goma kuko no twarimo tuvuga nuko kandi nanone ntabwo isheni iracika. Kenya yohereje ambasaderi Kinshasa icyarimwe na consul wahehe w'Igoma, ntiyabinyuranya. Niba Kenya yaradeployingiye ibiro byabo biri muri DRC, ntabwo yari kwibwiriza ngo ivuge ngo turohereza ambasaderi Kinshasa gusa tutohereje na ambasaderi uzamufasha Igoma. Ntabwo Kenya yakwibwiriza gukuraho konsili y'Igoma, kuko burya kugena ambasade amakonsili biterwa n'ubushobozi bw'igihugu. Ntabwo ari igihugu cyoherejwemo intumwa ngo nicyo kizabyemeza, kirabyemeza ariko ntabwo aricyo kibigenera ikindi gihugu. Niyo mu bukungu bwa Kenya igifite gufungura amakonsili, igifite se cyangwa gusubiza abayobozi aho bahoze, ikibona yafodinga konsila yayo irigoma, none se irajya muri mu nyangire. Kandi ikindi navuga, nibona clientele yayo yaba ku cyambu cya Mombasa, yaba uko ibyumva, yaba hayoborwa na M23, ikabona M23 ntigeze itera amabuye igihe ifite ingabo, ako tukongeremo mu yandi magambo, ikabona Kenya M23 ntiyayirumbiye kubera ko yashingiwe i Nairobi. Wenda bagiye kumbwira bati ntabwo ari ibyo ngibyo byohereje diplomasi, ariko mu nyangire yo muri Afurika izarangira ryari? Ntabwo Kenya nk'igihugu gikomeye itegetswe kwanga M23 kubera ko leta barimo kurwana, sibyo? Nkuko Kenya ushobora gusanga irimo kuvuga mu bintu byinshi muri iyi minsi ko inafasha RSF bari barwanya ubutegetsi bwa Khartoum. Niba Kenya ari uko ibyumva bitwaye iki? Kenya ushobora gusanga yarafashije SPLA mu gihe cya Sudani y'Epfo yigenga. Understanding ya Kenya biza bifokasinga ku nyungu, nicyo diplomasi ivuze, ko diplomasi ivuze ubwubahane hagati y'abakorana n'inyungu za buri umwe wese ko hari ikintu abonamo. Ninde muntu wo kugendera Kenya ahantu kuri nyungu muri Great Lakes region? Byukuri seriously ntabwo Kenya ikura inyungu Kinshasa. Ndavuga tugiye mu buryo bwa geopolitique, Kenya ikura inyungu muri Eastern DRC kubera ko niho Bukavu, niho Goma, niho Kisangani kuzamura bahahira muri Kenya. Ikindi kandi kuba abanya DRC bajya guhaha muri Kenya simuwe, no kuba Kenya ibaha service simuwe, aho bari muri conflit d'intérêt. Niba rero Kenya ishobora gutera ijisho ikavuga iti nubwo Kinshasa tutabivuganye, uhagiye si mushya, ni mushya nk'umuntu, akahagiye si hashya. Ntabwo bigeze Kinshasa ivuga ngo tudenonsinze yuko abantu bakorera mu ifasi ya M23 twakoranaga bose ibyabo bihagaze. Ari ibyo ntabwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabigikorana na MONUSCO, kandi MONUSCO ikorera Igoma, sibyo? Ari ibyo ngibyo ntabwo Croix Rouge nayo n'umuryango mpuzamahanga, burya ukuntu imiryango mpuzamahanga ibana n'ibihugu nabyo bibara muri diplomasi. Niyo mpamvu uzabona umukuru w'igihugu yakira abadiplomate akabakira n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga. Bano bantu bafite nabo competence diplomatique. Niba rero Croix Rouge ifite ibiro Igoma, ikaba yashyira ziriya mbohe z'abasirikare ikazishyira Kinshasa ubutegetsi, iyo prerogative ya Croix Rouge barakomeje, ifite level y'icyubahiro n'agaciro bya ambasade, sibyo? Cyangwa se ambasade yungirije n'uwa Kenya zakora ajye mu nyungu ze, sibyo? Yakora akajya mu nyungu ze, na cyane ko amabwiriza ayahabwa n'uwo Kinshasa, kandi uwo Kinshasa uri kumwe nande na guverinoma. En fait ntacyo wa Kenya yakora atahawe order n'uwo Kinshasa. Ubwo Kongo yafokasinga ku Kinshasa
ishami rye ryo ntacyo byaba rimubwiye, kuko n'ubundi abikishasa bakoze ikosa bamuhamagara uw'Igoma yagize gutya, urumva, yego, cyangwa se hari ibyo uw'Igoma yakoze ambasade ya Kinshasa yabibazwa. Simbona ikibazo rero hano kiri Kenya yohereje umuntu hariya, iyo ni ku ngingo navugaga, na cyane ko bitarabihame n'ubundi Kinshasa nitegezwa kubemeza bose, credential etazi bizahabwa Kayikwamba, nabanga ari uw'Kinshasa ari uw'Igoma bazohereza abandi, navuga ati bahagarare ntibagire gute, Kenya ntabwo izatera umugeri. Ariko icya gatatu navuga nuko jewe nanone nabonyemo nuko Kenya yahereye kera muri Nairobi hashingirwa FCM 23. Icyo kintu aho ishyaka ryashingiwe ntabwo hajya hibagirana amateka yaryo, sibyo? yego, icyo ni icyambere. Noneho na DRC byarayibabaje, inasamoninga ngira ngo ihamagaza ambasaderi wabo, yego, Kenya itanga ibisobanuro ivuga yuko ntacyo bitwaye ko muri Kenya abantu bisanzura, ko n'umunyamahanga uhisanzuye nta kibazo, nkuko n'abanyakenya babikora. Icyo ni icyambere. Kenya umujenerali wayo uribuka muri conclave yabereye i Bujumbura, uriya General Nyaga Jeff wari ukuriye ingabo za Yakraf hariya muri IDRC, ukuntu perezida Kisekedi yamutokinze imbere ya perezida wiwe William Ruto inama irangiye, akajya amutunga n'intoki. Uriya mujenerali yageze hariya Igoma mu buyobozi bwa Yakraf zangabo za East African Regional Force, hashize igihe gito aranegura arigendera, haza wa wundi wamusimbuye. So biriya nabyo ntabwo ari ubudiplomate kuri Tshisekedi. Tshisekedi ni ubudiplomate mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gutokinga umujenerali imbere ya ami komanda wiwe perezida ahibereye, buryo wamutokinga wamuhamagaye mu biro byawe, ariko ugomba kumuha igitinyiro nk'icyo wa perezida mugenzi we bahagararanye, kuko burya niwe cyita rusange muhagararanye. yego, Abantu urabona ngo twaboreje abantu ngo mukora ibyo mukora ngo shidagane ibintu ngibyo, wowe uri umugabo w'ingabo wagumye kujya gutokinga kuri Chiwewe, ni wari chef d'état major, ni uyobora undi ari muri mission internationale, ntugomba kuza kumuhungeta no kumukanga no kumutera ubwoba, ntabwo ibyo bikunda. yego, DRC ubwo naho ibihatereye inota. Ikindi uriya mujenerali bimwanze mu nda bohereje mu 23 muri Sabyinyi igihe yasubiraga inyuma, avuga ko yagiye gucekinga ngo arebe ko hari ingabo zishobora kubayo, avuga ko nta ngabo zitekereza zaba muri Sabyinyi. Nuko mu 23 ibyayo byaje guhinduka ikibazo nanone. So Kenya yavuze ko yunze mu ry'u Rwanda bibabaza Kinshasa, ivuga ko perezida Tshisekedi yari kumwe nawe n'abasidi ba perezida, yemera ko M23 ari ikibazo cya DRC, ariko yagiye muri media akavuga ko ari ikibazo cy'u Rwanda. Icyo gihe nabwo urumva ko perezida wa Kenya yazanye ikintu cyo gushyira umucyo, yakarifayinze ikibazo Kongo idashaka kujya isobanura. So n'utuntu twinshi unibuke neza yuko Kenya ya Uhuru Kenyatta nayo iri mu bantu bagiye muri diri yo gushyiraho Tshisekedi. Misiri, Kenya na Afurika y'Epfo. None Kenya uyikura muri influence ya Kongo gute? Niba iri mu bantu batatu muri Afurika bagennye uba perezida, we never know. Ishobora kuba inavuga rero twebwe igihugu cyacu cyagiye kugushingirira cyagusinyira kujya kuba perezida, urumva, tugira ngo tuzakuremo izi nyungu. None abigoma ntibagihaha kuri Sabyinyo, kuri Mombasa, amakontineri yabo yameze ibyatsi, sibyo? Noneho nkabona ko wasanga Kenya birimo gukora biri mu masezerano y'ibyo Tshisekedi ajya gusinyirwa na Uhuru Kenyatta yemereye abanyakenya, nyuma akaza kwisubira bo bakavuga ateka tubyamfonsinge ku ngufu, kuko biranditse ariko ntabwo tubizi. Kenya irimo kwishyuza Tshisekedi cyangwa ikavuga Tshisekedi mubo warumbiye turimo, uwo nasimbuye nari vice perezida, iyo diru ndayizi, ashobora kumubwira gutyo, twemeranyaga ko tuzabyaza umusaruro Eastern DRC. None utangiye kudutegeka kutakira amakasha ateye ibintu bya FC, kandi niyo turuzi hari nturimo no kuyinesha ngo yakore tubibone. Banke zacu zarafunze, ndetse amakuru naho nanindi twarimo tuganira kuri radio, hari umuntu waduhaye ibitekerezo ngira ngo niba nibuka neza navuga ko Kenya ishobora kuba ngo ishaka kugura imyenda n'igihombo banke Kinshasa yateje amabanke muri Goma, yamara kubigura, urumva, ibyo bihombo byose ni ukuvuga ngo umuturage leta yafungiye amafaranga, Kenya ikarambikaho inoti, amabanke yakaza nayo kubyaza umusaruro umujyi wa Goma. Ni ukuvuga ngo Kinshasa ishaka kubiranga izi ko yahimye abantu muri Eastern DRC, ivuga iti ntabwo banke tuzirekuye, turabizi ntimuzaba operational mutabonye ikikavaringa amafaranga igihe cyamaze kurangiza yabona,
zo kwishyura imyenda abantu bose, mbega amafaranga wari ufiteyo ukajya kuyaklaminga usanga ariho kandi leta itayarekuye. Amabanki yo muri Kenya ngashobora kuba ari tayari yo kugira, ari tayari kugura ibyo byose leta yanze gutanga, akamena nk'atangiriye mu gihombo kugira ngo abyaze umusaruro uriya mujyi leta ya Kinshasa na kariya gace yanze kuko business zikorwa. Ibyo ni ibintu birimo kuvugwa by'amakuru ari kuri cables, urumva, ariko ni ikintu gishoboka. Kenya ni abakire, za Equity, za I&M Bank, za KCB wumva ni amabanki yo muri Kenya. Ushyiremo airport igihe izaba yuzuye, buriya za Kenya yewe ziba zihareba zarahahombeye, bashobora kuvuga bati in fact hari abantu biteguye ko hari ahantu muri EDRC hagomba kuba operation ubuzima bugakora kandi bashobora gutanga amafaranga yabo Kinshasa yimanye bigakunda. Icyo nasozerezaho nuko Kenya ishobora gutera imboni mu butasi bwayo mpuzamahanga. Bya bintu nkunda kuvuga ndi hano bashobora kuba bakurikirana Gasaro News bakavuga bati, kandi bagira baha amakuru bakavuga bati amakuru turimo kubona, urumva, ziranye shyamba twagiye nka Yakarafu turahava zisonga imbere. Sami DRC Sadek igiyeyo irirukanka, noneho Kenya ishobora gutera metero ikavuga iti ziranye shyamba zizavamo regime, zizavamo ubutegetsi, uwo tuzaheka ntabwo tumwicisha urume. Twebwe potentialité économique yacu yubakiye kuri Mombasa, reka dutangiye gukorana nabo hakiri kare, urumva. Ikizaba nkuko Ethiopia igeze gushaka gukorana na Somaliland, ariko ibintu bigasakuza. None se Masha, tuva no kwiringirwa akabazo kanyuma nkubazaho, kari n'abandi nagiye mbona bihuza naho Amerika ishobora kuba ariyo ibiri inyuma, ibyo byo byaba bimakinze sense? Simbizi. Amerika ikintu iri inyuma ishatse yanagikora ku giti cyayo. Ku isi nta muntu ukanga Amerika, urumva. Amerika ifite ambasade i Kinshasa, nta konsili igira i Goma. Amerika ishatse gusiga konsili i Goma ari n'umuhuza muri ibibazo, reka tuware mu buryo bwa diplomasi, ikavuga ko uwo konsili agiye kujya arebera hafi ibyo abantu batuzuza kandi bari mu biganiro. Icyo si icenga Amerika yakoresha kandi rikayigwa neza. None se ndi muntu uvuga ko ubundi ibyo nanjye narabivuze noneho kugira ngo nifatanye nabo ngabo, hako nanjye nshobora kwireba mu ndorerwamo nkavuga nti Amerika ishatse gushinga ikintu, uzi ko Amerika uretse no gushinga ambasade hariya yashinga n'igihugu hariya kandi kigakunda. Amerika ntabwo yashinze ibihugu byinshi ku isi, bikeya ku isi, urumva. Amerika yajyanye ambasade yayo i Yerusalemu, nta wundi muntu uhagira ambasade uretse ibindi bihugu bike bimaze kuyihagira. Yatinya gushyira ambasade hariya ngiye gutuma Kenya, wenda ryaba ari ryiza, ariko n'ikibona ko Amerika ni inshuti na Kenya, ishaka kuvuga iti twebwe ntabwo durumbira ibya hariya, mugende mugiye muharura inzira, mukubiturume mbega ibyo bite kuba inkomarume, urumva, mugende mukomurume tuzaba tuza. Ikabicira ijisho ikavuga iti hariya hari deal mwe murasinziriye, u Rwanda rurimo kugira gute na gute, tureba ahantu umupaka, urumva. Abarundi baciye mu yindi nzira, Uganda ifungura imipaka, Kenya muraho murakanuye gusa mu profit kiri muri ya ntambara. Icyo nzi cyo nuko Kenya itapfuye kugenda itagishije inama ibyo bihangange. Ishobora kuba yaribagiye Kenya DRC kuyiganiriza bikayitungura, ariko ibyo bihangange ishobora kuba bifite murane cyane ko Kenya n'umunyamuryango wa NATO w'icyubahiro OTAN. Byose birashoboka. Kenya yaba ari intumwa ikiri igihugu, ariko Kenya ni igihangange nayo bwa mu by'ubukungu yakwiyohereza. Byombi birashoboka burya genemera idea z'abantu batandukanye. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye,
nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius,